Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umunezero kuri mwese. Izina ry'Imana rihimbazwe kandi rihabwa icyubahiro. Nk'uko mutumenyereye twitwa Niyibizi Theogene, mukurikira kuri Gitangaza NTV. Uyu munsi tubazaniye ijambo ryitwa umunezero. Uyu munsi wabona umunezero uri imbere y'Imana. Uyu munsi wabona umunezero uri hamwe n'abana b'Imana. Dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana isumba byose, tubanje kugushima. Uruwera kandi urakiranuka. Wagize neza Uwiteka Mana ikomeye, tumenye ubw'ijambo ryawe. Wagize neza tubona ku bw'agaciro kawe. Uwiteka Mana ikomeye, twarawo gupfa ariko izina ryawe rihimbazwe. Uyu munsi turavuga ngo izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Mana ikomeye, uri Imana nziza, watumenye tukiri urusoro mu nda ya mama. Niyo mpamvu Uwiteka Mana ikomeye, natwe uyu munsi tuvuga ngo izina ryawe rihimbazwe. Komeza natwe kandi uturengere Mana ishoboye byose. Mana, abarukurikira ijambo ryawe turabasengeye. Uwiteka Mana ikomeye, mubane nabo kandi ubahe umugisha kandi ubarengere. Niyo mpamvu tugusabye tukwinginga mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, urakoze. Amina. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Iye tubanje kubasuhuza abadukurikiye haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana ibahe umugisha n'umunezero. Ubane natwe kandi udufashe muri uru rugendo twatangiye kugira ngo tuzarusoze amahoro. Uzatukomereza amaboko kuko twewe ndacu twashobora turi kuri iyi si. Uwiteka, kuko Uwiteka Mana ikomeye, kuko turahura n'ingorane nyinshi, kuko duhura n'ibigeragezo, ibyo byose bikadukura imbere yawe. Niyo mpamvu uyu munsi dusaba ngo udukomereze amaboko uko twarutangiye ariko tuzarusoza. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Tubanje kubashima n'umunezero mwinshi muri Yesu Kristo. Iri jambo ryarambwiye ngo uzamwiringira wese ndaga azakorwa n'isoni. Haleluya. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo Imana yaduterekeye ku mutima, riboneka mu gitabo cya Yobu, ibice bitatu, umurongo wa 11 kugera 13. Dusome mu izina rya Yesu. Niki cyatumye ndapfa ngire mu nda ya mama, simbeze umwuka ngivuka? Niki cyatumye mama angira ku kibero ambe ibere? Haleluya. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Uyu nguyu umugaragu Yobu yahuye n'ibigeragezo byinshi, yahuye n'ingorane nyinshi, ariko kubwo Uwiteka yari azi gahunda na porogaramu zose. Niyo mpamvu Uwiteka yabanye na Yobu. Nawe uyu munsi Uwiteka yabanye nawe ukivuka ukageza kuri aya masaha. Niyo mpamvu ngubwira ngo mbese watanze iki kugira ngo ube ukiriho? Abagenzi bawe bo mu ngana baragiye, abana bato baragiye, abasore n'inkumi baragiye, abakecuru n'abasaza baragiye, ariko weho uyu munsi uriho. Watanze iki? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbabwire, mbese weho watanze iki?
ari cyo Uwiteka gushakaho, ari cyo Imana igushakaho. Ikigusaba ni uguhinduka gusa, ugakora ibyo Imana ishaka, ugakora ibinezeza Imana, ugakora ibyiza byatuma ushimwa n'abaturanyi. Mbese weho uyu munsi ari cyo Imana yakwibukiraho? Mbese weho uyu munsi abaturanyi ari cyo bakwibukiraho? Isuzume ku mutima wawe, uvuge ngo mbese uyu munsi nanje bihindutse, ahari narijamo. Isuzume uvuge ngo mbese ku baturanyi banje, mbese ngiye ejo bavuga ngo ngiye ngindware. Irebeho nanje nirebeho, tuvuge ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Yesu ashimwe. Hariho byinshi Uwiteka yakureketse, waba waragiye, byari ukugira ngo utunganye inzira zawe. Yemwe waba warapfuye ukivuka, ariko kubw'Uwiteka igushaka yatumye ubaho. Mbese weho uyu munsi urahari kugira ngo Uwiteka mu bo yishimira nawe ubonekemo? Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana rikumbwira ngo isuzume, nurangiza kwisuzuma ubane n'Imana. Ijambo ry'Imana rikumbwira ngo witunganye. Ijambo ry'Imana rikumbwira ngo ubane nayo. Yesu, haleluya, Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Izina ry'Imana rihimbazwe kandi rihabwe icubahiro. Uyu munsi wabonera umugisha ku Uwiteka. Uyu munsi wabonera agakiza ku Uwiteka. Uyu munsi wabonera umunezero ku Uwiteka, bitewe nawe uko wifashe. Kora urugendo shuri, urebe ngo mbese Imana tubanye gute, mu bantu tubanye gute, mu rusengero tubanye gute. Ibyo byose bizakwereka ko ubana n'Uwiteka. Mbese iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umutima wawe, umutimanama wawe niwe utuma ubona agakiza. Umutima wawe niwe ubona umunezero. Umutima wawe niwe ugutera kwihana, kuko iyo ukoze imbere y'Imana icyaha, wo ugutera ikibazo ukabona ko utatunganya imbere y'Imana. Ihangane mwene data udukurikiye, wisuzume umenye ngo mbese ndi imbere y'Imana, mbese ndi imbere y'abantu bandera imbuto, mbese ari cyo bazanguraho bagenzi banje. Eliya na Enoki bakunda kujana, barakoranye, ariko abo bantu bagiye mu ijuru. Ariko kubera yuko bari mu mwuka w'Imana, mbese nawe uyu munsi umwuka w'Imana ukurimo. Senga, nurangiza gusenga uvuge ati Mana, ngeneye umwuka wawe. Senga, labo sanse dosayini, ndakubwiye ngo uyu munsi ngeneye umwuka wawe. Haleluya, Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Ndababwira ngo tugeze mu bihe bya nyuma. Uyu munsi ushaka
wakwegera Imana ukamenya ngo mbese uzaje. Umubwiriza niwe wigishije aravuga ngo byose ni ubusa, ngo yaritegereje ngasanga ngo byose ari ubusa. Yaravuze ngo niyo wagira imodoka ariko udafite Yesu byose ni ubusa. Niyo wagira amafaranga udafite Yesu byose ni ubusa. Wagira amasambu ariko udafite Yesu byose ni ubusa. Ariko ngusabiye ngo uyu munsi ugarukira aho ugeze, wegere Yesu wenyine niwe uzagufasha mu rugendo watangiye. Wegere Yesu wenyine niwe uzakubana nawe kugeza igihe azaba agarutse, kuko yadusezeranije umwuka wera. Nawe uyu munsi yawuguha ukakuyobora. Ubane natwe kandi kuri iyi channel kugira ngo tuje tubagezaho ijambo ry'Imana uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo twumve icyo Uwiteka dushakaho. Tukaba turangije tubasaba ingunga ko mwadukorera subscribe, mukadukorera na share, mwadukorera na like. Ibyo byose biradushimisha n'Imana yo mu ijuru ikabaha umugisha, kuko yaratubwiye ngo tugende mu mahanga yose ngo tubwirize ubutumwa. Natwe iyo mukoze ibyo bintu bituma ubutumwa bw'Imana bugera hirya no hino, bikatunezeza cyane n'Imana yo mu ijuru ikabanezeza. Nizeye ko abakora ibi bintu Imana yo mu ijuru abaha umugisha mwinshi utagabanyije. Mubane natwe tubasabira mu izina rya Yesu Kristo, amina.